TiTi-BROWN abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagize ati ese ubifata ute guhita ushaka undi muntu mukundana hatarashira na 2 weeks utandukanye n'umukunzi wawe? Ubu ngubu ni ubutumwa TiTi-BROWN yageneye uwitwa Nyambo Jessica. Ni nyuma yuko akomeje kuvugwa inkuru nyinshi kuri aba bombi zivuga yuko batandukanye, nubwo abandi bakomeje kuvuga yuko iyi yaba ari planka bitewe nuko TiTi-BROWN na Nyambo Jessica hari filimi y'urukundo bashaka kuba basohora bakaba bari kuyitwikira. Ariko njyewe ibyo ntago ariko mbifata, kuko nje aba bantu mbifata yuko batandukanye, ntago biriya bintu barimo, ntago ari planka. Rero ndaje bagezeho inkuru yose uburyo imeze, uko bimeze, uko impande zombi, yaba ku ruhande rwa TiTi-BROWN yaba ku ruhande rwa Nyambo Jessica, uko byifashe ni nyuma y'iki kinanga. Reka tugaruke ku nkuru yacu rero. Twatangiye mbasomera ubutumwa uwitwa TiTi-BROWN yageneye Nyambo Jessica. Ubwo butumwa akaba yabunyujije kuri X. Ni ubutumwa rero TiTi-BROWN yasohoye cyangwa se yatangaje cyangwa se yageneye Nyambo Jessica nyuma yuko hari inkuru zikomeje gusakara, zikomeje kugenda ku mbuga nkoranyambaga, aho bivugwa yuko uwitwa Nyambo Jessica yafataga Titi nk'uri kumukoresha mu bijyanye n'urukundo, bitewe nuko uwitwa Nyambo Jessica afite umukunzi, kandi na mbere yaho yari asanzwe afite uwo mukunzi uri hanze, ubu tuvugana wo mu diaspora. Akaba rero uwitwa Nyambo Jessica ariwe wazanye igitekerezo cyo kuvuga ati reka we na TiTi-BROWN babe aba best, ndetse abyumvisha uwitwa TiTi-BROWN, nubwo byaje kwanga n'ubundi bakaza kwivamo, ariko nuko nguko byari byaranzuwe, nuko byari bimeze. Ariko noneho gutandukana kwabo bikaba byasembuwe n'ibyo byose, ndetse uyu TiTi-BROWN akaba yaje kuba yatangaza buriya butumwa. Wenda nakongera nkabusubiramo kugira ngo mubwumve neza, aho TiTi-BROWN yagize ati ese ubifata ute guhita ushaka undi muntu mukundana hatarashira na 2 weeks utandukanye n'umukunzi wawe? Ibi ngibi rero TiTi-BROWN yabivuze yirengagije yuko we na Nyambo Jessica bari baratubwiye ko ari aba besto, ko igikomeje kuvugisha abantu benshi ni itandukana nyine ry'aba besto, kandi ari aba besto bishaka kugaragaza yuko aba bombi urukundo rwabo rwari rwaramaze gufata indi ntera. Ndacyashaka kumvisha abantu mutari kumva yuko uyu TiTi-BROWN ndetse n'uwitwa Nyambo Jessica bamaze kuba batandukana. Ibi ngibi bizwi n'abantu benshi bashaka kubyumva cyangwa se babona ibimenyetso bakabiha agaciro. Abantu benshi rero bakomeje guca inbox, bakomeje kunyandikira bambwira bati rero inkuru yawe kereka nuza n'aba bombi bakaza bakabyivugira, nibwo twebwe tuzemera yuko iyo nkuru koko ari iya nyayo. Ariko nanjye mbasezeranyije yuko umunsi bemeye kwirekura bakaza munuza mu bitangazamakuru bakaba bagira icyo badutangariza, rwose natwe ntabwo tuzabihisha, tuzabibabwira, kuko iyi channel ni iyanyu, ni iyacu, ni iya twese. So rero icyo navuga ku bijyanye n'iyi nkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, biravugwa yuko uwitwa Nyambo Jessica ari we wakoraga ibisabwa byose mu rugo, yaba guhaha, yaba kugira ute, mbese akazi k'abagabo kakorwaga n'uyu Nyambo Jessica. Gusa TiTi-BROWN akamenya igikorwa kimwe gusa cya unjeje.
akaba ari cyo amenya, bishatse kuvuga yuko Nyambo Jessica we yari yashatse yuko aba bombi n'ubundi hanze ku mbuga nkoranyambaga babonwa nk'ababesto, ndetse n'uwitwa ko ari umukunzi we nazabitindeho cyane, ariko bikaba byarabatanze imbere bigasakara ahantu hose, bikaba byaza no kuba byagera kuri uno mukunzi wa Nyambo, aho byateje ikibazo gikomeye cyane. Ibi ngibi bikaba byaratumye no kuba aba bombi, yaba Titi yaba Nyambo Jessica, bakiva muri relationship. Uwitwa Nyambo n'ubundi yari asanganywe umukunzi, ariko abeshya yuko we na TiTi-BROWN ari ababesto, nta kintu kinini gihambaye nyine bakora, ari ubushuti busanzwe nta birenze. Rero nyuma nta nubwo ibyumweru 2 rwose byari bishize, nibwo uwitwa TiTi-BROWN yaje gusanga uwitwa Nyambo Jessica akomezanyije relationship ye n'umukunzi we w'umudiaspora. Ubu ngubu akaba ari mu rukundo n'umudiaspora umukunzi we. Rero Titi n'ubundi bikaba byaje gutuma n'ubundi abura control, aho biri kuvugwa yuko uwitwa TiTi-BROWN buriya nawe atoroshye, aho uwitwa Nyambo Jessica nubwo nta kintu arabivugaho, ariko bikomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu Nyambo Jessica yaje kuba yafatana TiTi-BROWN n'undi mukobwa, ariko nyine bakanga kuba hari ikintu babivugaho, hari ikintu babitangazaho, aho bavuga yuko uwo mukobwa waje kuba yafatanwa na TiTi-BROWN ari umukobwa ukina muri Papa Sava. Ni umukobwa ukina muri Papa Sava. Ushobora kwibaza uti ariko izi nkuru tuzane ubundi uba wazikuye? Njye ndabyambabwiye yuko naje hano njye ndi uw'imihanda, inkuru zose ndazitohoza, inkuru zose ndazicukumbura, mbazanira update zose uko zigezweho zose, nkaza nkabibabwira. Ngira ngo hari inkuru yatambutse mu gitondo nabahaye breakfast, iyi ngiyi ndakeka yaba ari nka ranshi. Naje babwira ku kuntu uwitwa Uwase Bianca yahoze akundana n'uwitwa TiTi-BROWN. Nimba wenda icyo kiganiro utacyumvishe, ujya muri comment hano, ngiye gushyiramo link y'icyo kiganiro cyatambutse mu gitondo, ku buryo nacyo wacyumvaho ukumva uburyo ibintu bimeze, n'uburyo uwitwa Uwase Bianca ari guserebura gutandukana kwa Titi na Nyambo. Nubwo abakunzi baba besto nyine bo bitabashimishije, no mu makomenti no muri reaction zabo urabona yuko harimo ikibazo, urabona yuko harimo akantu kaga question, aho badashaka kwakira yuko uwitwa Titi yaba yaratandukanye na Nyambo. Bamwe bati rero iriya ni planka, barashaka gusohora filimi kandi y'urukundo bo bazagaragaramo. Urumva wenda baba bashaka gukina nka filimi imeze nk'iriya ya Tito, ya Kimenyi Tito na Judy. Ubwo wenda nawe wamenya, wenda wasanga ko kari pranka, kuko iby'imihanda ntiwabishobora, ariko igihari cyo nuko aba bombi batari kuvuga rumwe, cyangwa se batakivuga rumwe. Akaba ariyo mpamvu nyine mukomeje kubona TiTi-BROWN aza akagira ibyo atangaza, yaba kuri X, yaba kuri Instagram, kuba mukurikirana, yaba kuri status yiwe ya WhatsApp, ahantu hose akagira ibyo atangaza nyine mu ibanga rikomeye cyane. Ariko wumva arumva yuko n'ubundi ahangaha haje kuba hazamo agatotsi, ku buryo niyo byakemuka, ndatekereza yuko ntabwo byazakemuka 100%. Ntabwo byazakemuka 100%, kubera yuko hagati y'aba ngaba hamaze kujyamo agatotsi, aho bivugwa yuko n'ubundi uyu Nyambo Jessica n'ubusanzwe atoroshye, aho mu nkuru ye batangiye kuzanamo n'uwitwa Linda Priya. Nyambo Jessica buriya ni inshuti ya Linda Priya, ariko nyine bakavuga yuko buriya na Linda Priya ashobora kuba nawe atoroshye, ariko nibiri imihanda, nibiri kuvugwa.
ibyo ngibyo byo ntago mbihagazeho neza, gusa icyo nzi neza cyo ni ibi ngibi biba biri gutangazwa n'aba bombi. Njye ntago njya mfata inkuru nk'uya handi, ahubwo mbabwira ibigezweho, ibyo mbonye nibyo mbazanira kandi bivuye kuri ba nyir'ubwite. Apana kuza mbabwira ngo kanaka yavuze ngo bimeze gutya na gutya, njye nza mbazanira ibimenyetso mbabwira ngo bimeze gutya na gutya, nkabereka ku ruhande rumwe uburyo bihagaze, ku rundi ruhande uburyo bihagaze. Rero wasanga wenda ari prank, dore ko batumenyereje amapranka, niyo mpamvu binabaye prank ntabwo twabitindaho cyane ko nta n'uwaterwa ibuye, kuko n'ubundi byaba byarabaye prank, ariko prank yaba mu gihe twebwe tutatwabona ko iyo ari prank, turabifata nk'ukuri. Niyo mpamvu tubibazanira tukababwira ngo bimeze gutya na gutya. Rero iyi mihanda ikomeje kunyerera abavandimwe. Ni byinshi bikomeje kujya imbere, ni byinshi bikomeje kuvugwa kuri ino mihanda, ni byinshi bikomeje kuvugwa muri industry nyarwanda. Icyo nagusaba, nimba utarakora subscribe kuri ino platform yacu, yikore ndetse ukone no kunzogera, kugira ngo ibyo byose biba biri kuvugwa ku mihanda bigezweho kandi by'abastari, ko twe tuzana amakuru y'abastari gusa, nta zindi nkuru dushobora kuzana hano kuri ino channel yacu ya KITU TV Show. Tubazanira updates, tubazanira amakuru agezweho, amakuru ari kuvugwa ako kanya. Ntabwo tujya tubazanira inkuru urengeje umunsi. Tubazanira inkuru utari wasanga ahandi. Uramutse unazisanze ahandi ntabwo byaba birenze nk'amacano nk'imwe cyangwa abiri, nabwo amacano yizewe, zino mbuga zizwi YouTube channel zikomeye hano mu Rwanda. Rero kora subscribe aho ngaho, usige like, usige comment, nimba wumva twazajya koko dukomeza kubagezaho izi update, utwandikire utubwire n'umuntu ushaka kumenyaho amakuru, mujye mutubwira n'abastari mukunda, abo ngabo aribo tugenda tubazanira amakuru yabo tuyabagezeho 5 kuri 5. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza.